hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ndagira nkubwire ingaruka zikomeye cyane nyaboneka zo gukoresha telefone cyane. Ntabwo gukoresha telefone cyane bizana ingaruka yo guta umwanya cyangwa guhomba amafaranga gusa, bishobora no kuguteza ibibazo bikomeye utari witeze. Ese waba wari uzi ko gukoresha telefone cyane ari indwara ikomeye wagakwiye kwifuza kuko ishobora no gutuma wiyahura? Telefone ni nziza mu gihe zikoreshejwe neza, zikaba mbi cyane igihe zikoreshejwe mu buryo budakwiye. Muri iyi minsi ya none abantu ntabwo bakimenya igihe cyo gukoresha telefone, dore ko benshi bamaze kuba imbata z'imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi wa none mujya mu nama runaka cyangwa mu rusengero, ntabwo bizagutungura nubona abantu benshi bari gukoresha imbuga nkoranyambaga kandi imbere yabo hari umuntu uri kubahereza ubutumwa runaka. Harimo n'abantu basigaye baba bari kuganira na bagenzi babo cyangwa undi muntu, ugasanga kurekura telefone byabaye ikibazo, kandi iki gihe bizagaragara nk'aho utamwitayeho kubera telefone urimo gukoresha. Ibi bitangira bimeze nk'ibisanzwe, benshi bakarwara wabimenya ukagira ngo ni ibisanzwe. Harimo abantu benshi badafite ubushobozi bwo kumara isaha badakoze kuri telefone, cyangwa byaba akumva muri we ntameze neza. Ushobora kwibaza uti ese kubatwa no gukoresha telefone yaba ari indwara cyangwa ni ibisanzwe? Byose bitangira ari ibisanzwe, aho utangira wumva ko nta kibazo kuba waba urimo gukoresha telefone uganira, bikagenda bikura gake gakeya, ugashiduka usigaye ukora ibintu utazi, ndetse waba utegereye telefone cyangwa waba nta murandasi ufite ukumva ikibazo cyavutse. Bikazamba rero iyo bigeze ku banyeshuri biga mu mashuri abemerera kwiga bafite telefone, ubwo ni abanyeshuri batiga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza. Naho abiga muri kaminuza bo akenshi ubigenzuye neza wasanga hafi 70% biga bari kwiganirira na bagenzi babo ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa barimo no kureba ibyo bagenzi babo bashyize ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muntu kwiga bizagorana kuko akenshi bizatuma adakurikira ndetse abe yanarangaza abandi. Indwara yo kuba imbata ya telefone iraganje mu rubyiruko, aho usanga bakuze binubira imibereho y'urubyiruko rwo muri iyi minsi, biturutse kuba benshi iyo bahuye n'abakuze badakunze kubaha agaciro, dore ko usanga baba bashaka kuganira nabo bari no gukoresha telefone. Aho uzasanga umwanya munini bawumara ku mbuga nkoranyambaga bashaka amafoto meza yo gushyiraho. Ubushakashatsi bwerekana ko nibura mu bantu batunze telefone ku isi, basanze buri muntu amara amasaha 2:46 kuri telefone. Birenze kuba ikibazo cy'ingutu iyo bigeze kubitabira inama zitandukanye, aho usanga benshi baba bari gukoresha telefone zabo. Iki kibazo ntabwo ari mu manama atandukanye kigaragara gusa, ahubwo no mu nsengero benshi barabikora. Inzobere mu mitekerereze ya muntu zivuga ko indwara zo kubatwa cyangwa se kuba imbata ya telefone ishobora kuba intandaro yo kwiyahura. Inzobere muri psychology yagaragaje ko abantu benshi biganjemo urubyiruko biyahura kubera ikibazo cyo gukoresha telefone cyane, binyuze mu kwirirwa ku matelefone bakibagirwa ibintu by'ingenzi mu buzima bwabo, bikaza kurangira bagize ikibazo cyo kwigunga, bamwe bakiyahura. Iyi nzobere yakomeje itangaza ko abantu benshi bamara ubuzima bwabo kuri telefone akenshi babaho bababaye kurusha abayimaraho igihe gito. Ubushakashatsi bwerekana ko urubyiruko rukoresha telefone cyane nibura amasaha 5 ku munsi rufite amahirwe 71% yo kwiyahura kuruta rwa rundi ruyikoresha isaha 1 ku munsi. Bimwe mu byago bikomeye gukoresha telefone cyane byagukururira: icyambere nakubwira ko harimo ni isoko yo kwiheba, bishobora kuba intandaro yo kwiyahura. Bishobora none kuba intandaro yo kubura ibitotsi, ni intandaro yo kugira agahinda gakabije. Telefone ishobora kuba intandaro y'umunaniro udashira. Uburyo wakoresha wirinda kuba imbata ya telefone yawe nyaboneka: irinde kureba ku bandi, wowe uba uriwe ku giti cyawe, kuko buriya abantu turatandukanye. Niba mugenzi wawe afite amafoto yakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, wishaka kubigenderaho ngo nawe ujye uta umwanya wawe urunda amafoto ku mbuga nkoranyambaga, uko wowe uriwe nawe n'uwariwe. Iga kujya uganira n'abantu utari gukoresha telefone uko bigaragara ko wabahaye agaciro.
Igihe uri mu nama, mu ishuri cyangwa mu rusengero, irinde gukoresha telefone, dore ko usibye no kuba wakwangiza ubuzima bizanatuma abantu bagufata nk'umuntu udashobotse igihe urimo kuyikoresha. Ushobora kubihindura, ushobora ndetse no guhinduka. Ubuzima ni abantu, imibereho ni abantu. Iyo udafite abantu ni ikibazo gikomeye, kandi nagira ngo mbwire ko iyo udafite abantu burya ntago uba ukiri umuntu. Yari Hot Time TV, komeza udukurikirane ukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Imana ikomeze ibane namwe. Hari byinshi ukeneye kumenya, uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.